noneho ndagahera ye noneho ndabivugane The Hero Bull ngako ko tuzanye nako guturuka VOD Production ko nagiye mbikubwira. Ashimani nyiri sanze rikire musoro tira ku rutugu nge nasobanura inkuru ejo barampamagaye none barambwira ati Ashimani uriteguye. Ndabwira nge mbameze neza igihe cyose. Barambwira ati dufite akitwa The Hero Bull ikimasa cy'intwari. Barambwira tuzazuka dusobanurire ugenda ugaciramo abakunzi ba. Nanjye ndababwira nimba niteguye buri kimwe cyose. Ndangije ndagenda fata akangaka kitwa The Hero Bull cyangwa se ikimasa cy'intwari. Ndangije ndagenda ndakabazanira. None ndaje The Hero Bull ngo ni ikimasa cy'iki kimasa cy'intwari. Urumva kantu badukore byagenze bite kugira ngo ikimasa cy'intwari cyakoze iki byagenze bite? Kinyi barakwereka abakinyi ni benshi tumanukanye nabo mukiswe The Hero Bull ikimasa cy'intwari. Hari uwitwa ngo ni Captain Zaifu George, uyu nguyu ni umupolisi mukuru uri kumubona. Ako kanya kandi baritagenda batwerekana none Banjwa Hasani gifite ibyanwa n'ikigofero ndetse n'ikintu cy'igikanzu kiraho ngaho wagira ngo ni ikihebe, ubanza ari n'ikihebe koko. Hari uwitwa ngo ni Kasim Magruwari, iki nacyo kimeze nkacyo, byose ubanza ari ibyihebe n'ibibandi. Hari uwitwa Zaifu Natasha ni umukobwa mwiza, uramubona umukobwa mwiza. Zuteni Wine iki giki nacyo kimeze nk'ikibandi. Akazu ndi mwana w'umukobwa mutoya cyane bita Angelina Malate, uri kumubona. Hangara umuntu ndiwe kuhareba uri kugenda uza n'umukinyi nawe afite ipete rya Major General, bamwitangwa ni Major General Marioki Kabasele. Ndiwe none wagize gutya agenda kazamo maze baragafata baragategura bagatunganya neza bita VOD Production. Barangije nanjye barakamereza umusobanuzi wanyu wizi nkuru nzira amashusho. Ashimani nanjye nkazamo kugira ngo ngene nkagusobanurira. Akuyu munsi kitwa The Hero Bull ngo ni ikimasa cy'intwari. Byagenze bite? Iyi nkuru yacu nzira amashusho yitwa The Hero Bull ifite ibice bigera kuri bitatu, rimwe kabiri gatatu ikaza kudusoreza. Iyi tugiye gutanyana nayo yitwa rimwe. Tugende turi uko byaje kwa bigenda kubera iki ubundi bagaye no mutwe ngo ni The Hero Bull. Simba afite uyu munsi urumva n'abafite ndabahorana n'ubundi. Muve mwishyamba rugakomeza kugenda mugwirirana muri izo nkuru z'amashusho, muze mukurikiye inkuru nzira amashusho zakozwe na VOD Production. Inkuru z'umwimerere zazifite buri kimwe cyose, zafite ubutumwa kandi ugenda ukumva ukongera ukaryoherwa ukongera ukaryoherwa. Bimeze bite? Katwitangire na rimwe muri The Hero Bull mu kimasa cy'intwari turebe ukuntu byaje kugenda. Nakugerera twese ngiye gurabyuka ubushire twasozaga kitwa sex selling mask. Ni mask yagurishaga igitsina. Ndakubwira ni VOD Production ara kandi bagiye kukuzanira kihuse nakangaka The Hero Bull ikimasa cy'intwari. Bimeze bite? Reka dutangiye tugere turere cyaje kwa kigenda gikurikiraho. Barakwereka dutangiye inkuru yacu hari abaturage benshi baterana imbere y'ibiro bya polisi. Ni muri Cape Verde National Police niho bateraniye. Uruva kari mu gihugu cya Cape Verde niho twibereye, hari muri kiriya kirwa kiri mu nyanja ya Atlantique niho twibereye. Kwitegereza neza abangaba ndabona benshi n'abagore bahateraniye. Ese ubundi barakora iki hariya kuri birabiro bikuru bya polisi? Reka turebe. Kwitegereza neza bari kugenda batonganya abapolisi. Ati nta kintu mwo kugenda mukora ngo mugende muturindira abana. Urumva ko kugenda bavuga ati nta kintu mwo kugenda mukora ngo muturindira abana. Ubanza hari ikibazo cyavutse ku bana b'abaturage. Bakoze kugenda bavuga bati abana twakoje kugenda bashimutwa ubutitsa, atari ko mwebwe nta kintu mwo kugenda mukora ngo mugende muhagarika aba barushimusa koje kugenda dutwarira abana. Ikibazo kirahari. Ni ikibazo cyo kugenda abantu bagira ibiki batwara abana. Cyabaye ikibazo gikomeye. Abakugenda bavuga bati mwe muri abapolisi murirwa mugendagenda nta kintu mukora ngo mugende muhagarika aba bashobora kugenda dushimutira abana. Bimeze bite? Ntabwo bitinda muri ako kanya bakoje gusaka bakamaze umukuru wa polisi avayo. Captain Zaifu George niwe waje kureba abaturage bo kugenda basaka bakabagenda batongana. Aragenda arababwira ati turabinginze musore mu ngo zanyu mu minsi mike ikibazo cyanyu turaza kukibonera umuti kandi turabasezeranya yuko nta mwana numwe uzigira shimutwa ukundi. Umva kuntu umupolisi abwiye abaturage ati mwebwe musore mu ngo zanyu tubasezeranyije yuko ikibazo cyacu tugiye kukibonera umuti kandi nta mwana uzogera gushimutwa. Nibura urumva yuko uyu mupolisi binababwiye nabyo bisa nkaho nta cyizere bitanga. Abana bashimuswe ni benshi ariko kugira ngo bavuga bati tugiye gukora ibishoka byose abana bagiye tubagarure ndetse turinde abana bahari kugira ngo atazojya gushimutwa. Agumva kuntu umupolisi ababwiye bagize gutya uzuza cyane ko bajya bavugiraho ngo batabara byose birangiye. Ese kubona abana bashize muri Cape Verde ariko bakavuga yuko bagiye kurinda batarashimutwa ubundi abashimuswe ntibagomba kugarurwa, nacyo ni ikibazo. Katwikomereze tugende turebe burataza
turaza kureba ukuntu biza kuragenda birangira. Iyi ni rimwe The Hero Bull, ikimasa cy'intwari nimo kugenda nkugezaho ndagakuye muri V Audio Production. Ni inkuru nzira amashusho nabikubwiye. Katwikomeza turebe icyakurikiyeho. Kwitegereza neza muri ba baturage bari hariya barimo kugenda batonganya polisi, dore harimo n'umusazi kwereka kandi muri ako kanya musaza aratambika hirya gato hari akantu k'ishya musazi yakinjiyemo. Musaza akomeje kugenda atambika. Kwitegereza neza harimo wari umutegereje, umutegereje afite na moto. Umuntu umutegera afite moto, uriya ni musazi iki? Kubera icyo agiye kureba uriya muntu ufite moto, banza uriya atari umusazi. Nabwiye niba ari abantu bamwe ngo nabasaza aho ngahirwa iwanyu muzajye mubitondera, bashobora kuba barimo ikindi kintu. Katurebe ubundi ni umusazi cyangwa n'undi muntu, katurebe. Dore kandi wa musazi yari afite rikoda, ntabwo yagiye hari mu baturage gusa, ahubwo yari afite icyo ashakayo, yari amakuru. Ese bimeze bite? Rangira kwereka kuramo bya bicoco yambaye gicaca abantu byagaragaza ubusazi, kwereka umusore yicaye kuri moto. Umusore bari kumwe wari umutegereje cyane moto ako kanya, dore gucaho bihuse babangutse. Ubundi aba bantu ni bande? Karabaye kandi umanzi uyu muntu ntago ari umusazi usanzwe, ahubwo ubanza ari inetsi y'ibibandi bishimuta abana. Amakuru biyakenyereyeho biyavanye kuri polisi, cyagiye kiyisigisazi. Bimeze bite? Katurebe. Barakwereka nyuma y'umwanya mutoya cyane. Dore kandi bya bisambo byagize gutyo bigenda byinjiza moto mu gipangu kiri ahantu mu ishyamba. Ahangaha binjiye ni kwande? Banjwa Hasani. Ni igisambo gikuru, ni ikihebe gikuru, nicyo kiba cyabatumye. Reka turebe ikigiye gukurikiraho. Barakwereka kandi ako kanya nta kiri cyakurikiyeho, kihebe kivayo, ikihebe gikuru akuntu kivayo kirakaje ntago giseka. Barakwereka ako kanya, barakwereka ntago byatinze, gisambo kivayo. Iki gisambo kibirenzeho, nicyo gikuru, cyitwa Banjwa Hasani niko bacyita. Kanya tangira kugenda kandi abaza witwa Kasimu. Ayamubaza ati, Kasimu ati wafashe buri kimwe cyose kubijyanye n'amajwi yavuye hari kuri polisi? Aramubajije ati wafashe buri kimwe cyose kubijyanye n'amajwi yose yavuye hari kuri polisi? Umanzi iki kiyebe cyitwa Kasimu aricyo cyari kigize igisazi, kinjiye hari abagore bari bagenda batongana n'abapolisi. Reka turebe. Ako kanya cyarashobora kiti yesa, ati byose nabikoze, ati kuko iturufu yanjye ya gisazi, ati nayikoresheje ndagica muri humye bari abapolisi. Umva kuntu kivuze, ndakoresha iturufu yanjye ca muri humye bari abapolisi. Hanyuma ako kanya arakwereka tega ikiganza cyebe gikuru Banjwa Hasani, tega ikiganza. Kasimu amenya icyavuze, rangira amuhereje flash disk. Amuhereje flash disk, ndetse iyi flash disk iriho amakuru yose. Ntago bitinda ko kanya arakwereka Banjwa yahise yinjira mu nzu iwe. Agomba kwinjira mu nzu iwe afite flash disk. Shyiraho gasete, shyiraho radio. Amaze gushyiraho radio, aragira ngo yumve ibyo polisi irimo kugenda ibapangira. Polisi irabapangira ibiki? Katurebye polisi irimo kugenda ibapangira. Atangira kugenda yumva amakuru, yumva amakuru, akomeza kumva amakuru. Banjwa Hasani arimo arumva amakuru. Ako kanya ageze ahandi kapiteni yavuga ati, ndabinginze musubire mu rugo, ikibazo mufite turaza kugikemura mu kanya gatoya kandi nta mwana uzongera kwibwa ahangaha. Arabyumvishije nta wundi, ni umukuru w'ibyihe bwo kugera bashimuta abana b'abakobwa mu giturage. Kanya arakwereka azimya kasete, kijimije kasete. Umanza amakuru yashakaga amaze kuyabona, agize gutya azimya kasete. Ako kanya kuraho telefone, barakwereka kuraho telefone, tajya gushyiramo inimero. Arahamagara kandi arahamagara, telefone irasona. Kumba hamagaye Kasimu, cya kirara kiyoboye ibindi ibyo agenda atuma muri bya bipagasi bye. Kanya Kasimu ahita agira gutya aritaba. Arangije uwitwa Banjwa arababwira ati, Kasimu nonanga we n'itsinda ryenda bashaka hangaha, bafitiye ubutumwa. Umva kuntu kivuze, kibafitiye ubutumwa. Ni butumwa ki kibafitiye? Hamagara. Rangira avuga ati, ngiye mbafitiye ubutumwa, muhite munsanga hangaha. Ku kanya barakwereka bana binjira batyo, ntabwo biba bitinda. Kanya barakwereka binjira kwa bosi, ndetse bigaragara yuko bosi yarakaye. Umanza bitagenze neza, kwereka baricara, bana baricara, agomba guhita bicara. Ubundi bamaze kwicara bari mu ishyamba muri yanzu yo kwa bosi Banjwa. Bimeze bite?
kanya banza afata ka wine asukayo red wine, arangira agafata agasukayo shisho riratukura, arangira atajya kugenda abwira abapagasi be aravuga ati Kasimo, ati ndabona hano imbwa y'umupolisi ishaka kutuvangira, ati none icyo mbasaba ni iki ngiki, ati murabizi neza yuko mu bana 2,000 dusabwa harabura abantu 2, bishatse ngo bari bafite abana 1998 babura abana 2 ngo buzuze 2,000, ese bimeze bite? Arababwira ati none kugira ngo na polisi ducikeho muri 2 umwe agomba kuba uwo kuri umusivili w'umupolisi Zaifu George. Umva kuru kivuze gifasha umupolisi mukuru muri Cape Verde cyanjye kiravuga ngo ni umusivili, iki kiyebe kiri kwirata uretse uze wirebere. Aranyira arababwira ati none namaze kumenya yuko afite umwana w'umukobwa mutoya akunda cyane witwa Zaifu Natasha, ati umunsi rero ati mwijoro ati ndashaka kumubona hano. Gitanze kiraka ikiyebe nago gikina, bimeze bite? Hanyuma bose bashukira rimwe ati yesa, ati turabyumva. Hanyara kwerekanaga ibyebe bitinda bihita bihaguruka, bigomba gucaho bikitegura ubundi bikaza kujya gucya bikuzuza umupangu wabyo wo gushimuta umwana wa kapiteni Zaifu George ariwe Natasha Zaifu. Biraza kugenda bite? Bye wabona bije kujya gutya bigafatwa bigakwitirwa mu kavumo. Reka turebe, ntabwo bitinda barakwereka ni mwijoro rwagati. Urabona ijoro rirajigije kwa kapiteni Zaifu George, barakwereka hari abahari kandi ndetse muri ako kanya barakwereka kapiteni Zaifu George arimo kugenda avugira kuri telefone aho kuvuga ati yego nyakubahwa minisita, wigira ikibazo mu minsi mike ibyo bisambo biraza kuba byafashwe ubundi biyacekwe. Ubanza no kuvugana na minisitiri w'umutekano, bimeze gute? Kivuga gutyo telefone barayirashe, amasasu komeza kwiyungikanya hariya, barashaka kwica kapiteni, bakomeza kugenda barasa, amasasu ni menshi, kapiteni atajya kugenda kwepa, kapiteni baramurasa, amasasu ni menshi, ibyihebe biramurasa, byamaze kuhagera, ntabwo byatinze, byamaze kubugwa gitumo. Yavuye kuri telefone avugana na minisita, basanze bari kugenda bapangira, uretse urebe koje kumurasa nta munda afite. Kapiteni ari gushakisha uburyo yagira gutya akagenda yinjira mu nzu, ari hejuru mu nzu. Reka turebe, bakoje kugenda bamurasa, bari kugenda bakwereka, barakomeje kugenda bamurasa, amasasu. Kapiteni yamanutse ajya mu nzu hasi, ajya gushaka imbunda ahangane n'ibyihebe, kugera ku mbunda hari icyamukubise ikintu mu mutwe. Kapiteni wakubise ikintu mu mutwe kiye cyahageze kare, kibukutse ikintu mu mutwe atari yafata imbunda. Ako kanya kwereka ikibe ni ikigome cyamukandagiye ijosi, umanza kapiteni apfuye kimukandagiye ijosi. Kapiteni George bigenze bite? Zaifu banza apfuye bigenze bita? Kwanya barakwereka ibyera kuntu byinjira mu cyumba cy'umwana, byinjiye mu cyumba cy'umwana ku kanya vuba, bakwereka bavana y'umwana Natasha bamukuyeyo, baramutwaye Natasha. Ako kanya baramutwaye, kurasa kuri ya telefone, ndetse minisitiri yabaye nkaho abyumva, ndetse n'umuzamu yagiye guhuruza. Bimeze bite? Ese araza kubona amuhurura? Kapiteni yagendewe n'ibyihebe, ntabwo biza kumura. Kwanya barakwereka bakuruye witwa Natasha mu modoka, baramukuruye, ukajya batangira kugira bamwinjiza mu modoka, bamaze kumugeza mu modoka. Icyitwa Kasimu cyacanye imodoka ngo giceho, kubibere yabo dore polisi yahageze. Reka uze wirebera uburyo urugamba rugiye kwambikana hagati y'ibyihebe n'abapolisi. Polisi yahageze kare, umuzamu yahuruje. Reka tuze twirebere, kuko ibyihebe ntabwo bitinya, bitangira kwinjira mu modoka yabyo vuba. Kwanya polisi yatangiye kugenda irasibye, barashima imodoka y'ibyihebe, kuba imodoka barimo n'antibare, ntacyo amasasu yakora. Barasa amasasu akagaruka, kwereka kandagira icyuma ni Kasimu, kwerekanya barakwereka kandagira icyuma yitegeza abapolisi abana bari mu muhanda, tera rivansa yihusa gonga abapolisi baritaza, kiyebe kizinga imodoka gicaho Natasha baramucikanye. Natasha umukobwa wa George bamucikanye, abapolisi bareta bose birebera. Imodoka ibyihebe byazanye nta gisanzwe, bayirasha amasasu irayagarura n'antibare. Bigenze bite? Umukobwa kapiteni bamwibye, polisi yirebera, ibye byamucikanye bityo byarenze bityo polisi bireba. Nuko natwe rimwe tuyishoje, reka tuze turebe kabiri, turebe icyakurikiyeho nyuma y'uko witwa Zaifu Natasha bagize gutya baramutwara, papa we basiga bamuhondaguye. Biraza kugenda bite? Nakubwiye naka ngaka kitwa The Hero Bull, ikimasa cy'intwari. Iyi ni rimwe, reka tuze tugenda tureba na kabiri. Nge nari Ashimani nkuko bisanzwe, nyiri sanzwe ry'ikirere, umusore uterera ku rutugu ugenda asobanura inkuru. Reka mukanya nkuzane na kabiri ubundi ugenda umenya icyakurikiyeho.